Popi wanjye ndakumva umukara. Iyi nkuru igiye gutungura abanyarwanda kuko yiriwe yateka inzovu y'imihanda yose. Yep. Abantu babyutse bavuma Vestina kubera ukuntu nyuma y'amezi 5 umugabo we wamugaraguza agati amusezereye ndetse atazongera gukoreshwa ukundi. Akoresha amagambo akomeye ngo yarakoreshejwe. Hano mu Rwanda umuntu ashaka kukurongora akaguhereza akakugira igikoresho cyawe. Dufite ministeri y'umuryango, umwana w'umukobwa ku isonga, gender equality uzi ko ari gahunda ya leta. Yego. Abantu bose barumirwa hano mu gihugu. Umukada rero Rusezera Mahina nje mu yandi makuru atunguranye. Yes. Vestina ibyabereye kuri IG aje kuri Twitter akora amabara ndetse avuguruza ibintu bikomeye. Iyi nkuru ndashaka kuyimenagura nkabibutsa ibintu navuze nkasoreza kuri Emirene utari umukozi w'Imana. Ni K podcast nanone nge wumva rero ndi Popi Meteo Rwanda Showbiz, ndi Snapchat ya Showbiz, Expert Popi, Big Popi nkabana AI ya Showbiz. Rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana Dawidi, umukada w'abanyarwanda akomeretsa Rusezera Mahina ngombwa mu bacu. Uraho urakoma ariko udakoma ngo ubuze bene nkakuragira. Mbega studio we. Wese hari ubwo dukomeretsa. Ntago tangira inkuru neza uvuge ngo K podcast. K podcast cyase K podcast. Ntago zano twabaga twicaye se ajabiriye. Jabiri se oya tuka haba hameze neza. Hareze umuntu buri kibikire ukagituka. Hariya ndi kuvuga location. Yego. Izira mikrozo n'ibindi zaratublessinze. Zirase watinyuka. Nyamara umunyarwanda yaravuze ngo hari igihe umwe yiherera kuko ntavuze undi akihagarika ko utavuze. Turashima Imana rero tumye twitereka kuri K podcast. Yego. Muvandimwe bigwi byamaze kubakanga birasobanutse. Urumva abantu banduta bonduta, hari gemba hanurira, hari gemba gira inama. Nge nkene DJ Marino, nkene Toxique, ukeneye Toxification. Lorenzo azavuga gahinda ke nibyo Philipita yamukoreye. The Choice Award rimwe kabiri rimwe. Yego. Baramuhondaguye bakiri hano kwa Rujugiro. Yazanye n'umudamu we sha nyina haya isebereza mu maso y'umudamu. Podcast nihinduka isimbi nyine agatangira aho ubuhamya. Kabogoza se marira gashoka moso cyane. Ariko hano ke urwego rwe rurazwi hanakorera hateye ubwoba. Ariko the movement oya yanyeretse ngo the number 1 yigishije aba ayirutse kumuzana ari mu mashati ya made in Rwanda. Tudakomerekeje ariko ke movement ya hanakora na hadanjari muri top 2 hano mu gihugu. Muvoma yazanye kugira ngo atereke igisata cy'aba DJs back in the days 2004. Twari dufite DJ Bisoso, ama Festpad, ama festival Tantora Kidube yaje, why not Arufa Brondi, ukabona ba Vona Chaka ni ubuhari hari umubare muke w'aba DJ. Iyo movement ubu ngubu ngiye mfite testimony sinzira mba wanabibonye no kuri disejo bari kubivuga. Hakaba event for example nka Rwanda Convention DJ agabwa miliyoni 80. Iyo ni true story. Se nibiteretse. Oya ntago ari iyo point ndi kuvuga. Ntago nyine ari yo. Ahubwo ndi kuvuga ukuntu iyo muvoma yagize abantu bayisupportinga bayibacking up. Bamwe baritanga. Hazamo n'ikintu cyo kuvuga ngo aba DJ, umu DJ mwiza wakurikiranwa cyane n'uwakoze indirimbo ni DJ Mira, ni DJ Mano, ni Pius, ni hagari Pius, DJ Pius. Ase kucyuri kubisoma yo pronunciation urambwira aho yawe ibisoma. DJ Pius ntago ariko yitwa se DJ Pius je ni konsoma ni nabyo nemere. Iyo pronunciation ni twayira ngo n'umwana uri mu kibura mwana. Nyamara mba nigisha abantu DJ Pius none barenzo bamanuka ngo akuka si baciye makase. Yego muri abandi ba DJ babiri bigaragaje muri muvoma ya aba DJ se. Yego. Oya basa nkaho bahedinze muri muvoma yo kwisanisha n'ubuhanzi kugira ngo bagafate. No DJ abo nabavuze Mira,
PUC Marino vuga bawe suri AI yego waburetse ntushare inzu muhereho nge none nibakunanira ndi kwibukamo nk'abangaye ikirezo nyine umuhakaye oya mushyiremo ndamuguhaye vuga abandi babiri yijanditse se toxification ise Marino yarijanditse nawe yijanditse madame amaze kumukubita uw'imbere toxification none sukeka ko ibyo reka nkubwire ibintu byo kubana ibyo ducamo bikatwigisha biriya nibyo bidutinyura ibintu biteye ubwoba twatinye gukora ntago ari bibi ni nayo nkuru tuje kumena zamuka gahoro abandi ba DJ babiri bisanishe n'umuziki hagashya ubu ngubu ntago wahera mu baturanye DJ Phil cyokoze DJ Phil Bites nyamara agwira bafite akarimbo baburetse nagwira bafite akarimbo na DJ Pole mu baturanyi nimba ari bishaka ngewe ntago nakunda ibyo bintu uri kumbwira urashaka iki Popi ndago kora kigo urashaka iki oya twumvikana mwana w'umwirabura ngwereze iki wekinya trap ku mugongo navuze DJ Mira yego uburyo yagiye yijandika muri za Kina Music birazwi vuga Marino yego ntago muzi cyane ntago mvuze batatu nkakubaza bawe ntunahere kuri DJ Pi Folk ikanka cyokoze nagukorera kigome hano none DJ Philipita ukoresha icyo ushaka oya nawe mbwira undi umwe DJ ubona ikintu cyo kusapotingwa na muvoma y'ubuhanzi barahari benshi ngiye mu mutwarimo benshi kuko ibyo niryo tafari rya DJ K podcast yazishyiramo n'undi muhanzi ariko umwimerere we niyo muvoma y'aba DJs yari yarasigawe inyuma umuhanzi yahabwaga agaciro kugeza ubwo berekanye ko aba DJ baba ari ngombwa ubu hari abandi bantu bazanye muvoma y'ababyinnyi ukamona mu iwacu na muzika bahaye stage Titi Brown yego cyase mu bitaramo bya ba Omaley nibwo yafunzwe bagiye ku ari stage ye wenyine DJ Marino yagiye Nigeria ku kiraka giteye ubwoba akora ibidasanzwe yego ubu warabyibagiwe mbwira umudije umwe guturutsemo ntavuze uri kubita Rampa yego ntakora Flow House se Rampa ariko indirimba kina akanya ngo amavideo baba bamushutinzemo ngo aryoha kurinde icyo mukundira Rampa agenda no mu Mariza Rampa nabonye Plan the Kid je kumwana ariko Sherry Silver aracunze igitaramo kirahumuje abantu baratashye DJ Rampa mama shenjurira stage isata yanjye ibasumba nawe ngo araza shayayira intebe cyokoze buriya Sherry Silver mbanara ngenza gutya ntabyo wabonye bamuhaye stage bitarangiye jurenza utwatsi witambukira uriya se reka mbivuge mu cyongereza mbona ikinyarwanda ngo aracyumva ariko nta kivu je nta mikino kuko iyo abana ari abapiyoniya muri kariyeri runaka bamuyoboke nibyo barishisha byana bikamutoba ngo ni umukene ariko ni umukene w'umupiyoniya aba bamakosa abapiyoniya Muhammadu Mose usabiriza ntago yajyanye Amavubi muri Kane ntago yakoze ibara bavuye i Paris bagahita bamwirukanira mu Bubirigi indege yarandinze mu Bubirigi transit bohereza icyo ntavuze nkunzi ingoma nde Ramazan twagendanye tukajya dutanga indabyo ku bantu vuga undi mudije umwe muri muvoma ukererwa mumvuga DJ uri muvo Rampa namwanze ntibamwandaga umuntu ufite amamuko mu Butaliyane n'umuntu wo kudahabwa credit mubwira ko yaguze channel ya Muyango bugacya bakayihindurira amazina warabibonye ntiwabibonye who is my date today yego vuga undi mudije muvuge wowe ntago ubona ibitaramo ntago ubona muvoma ntago ubona urwego DJ Bisos amaze kubishyiraho wincamo yego ibintu bikomeye tubikoreshwa n'ubuzima butoroshye nawe yatangiye muvoma z'ibitaramo bamuturumbuye kuri RBA kuze diplome kuze skills kugira ngo ajyeyo uwo mwandiko nawe umenanye na Jara kaburetse uwo mwandiko narawumenye turi kuvuga uburyo hari umuyobozi kuri RBA muri bamwe birukanywe wamuriye akara aramubwira ati kubera amashuri n'ibizi kondisiyo weho zana company iri registered yego nurangiza tuguha akazi tugahaye company
cyane ntihazajya hagaragaramo bisoso ariyo mpamvu yaswicingaga akazana na ba ira yego ntabwo ubizi cyane bisoso ibitaramo bye warabibonye yego twagendanye yayi wanjye ese ntituri kugendana reka duswicinge he nasigaye dushima Imana tuje muri yebo Emmanuel nitaware uzi ikintu cyambabaje tutarayinjiramo Jarasi najyaga muganiriza nyine Jarasi azi ko ndishanyara nyine azi ko nyine ikintu nemera cy'amakuru numvise atapfa kuyanjandukuraho n'igihe yanzanagamo imizozo ngamubwira ati fata mikoro zawe n'ikimbagirira utangaragure nukomeze buri muntu yubake karakteri ye cyane ngiye nkava kuri Emirene mubaza ikibazo nkakugeraho icyo unkorera ndakizi yego nkakubaza ngo The Ben ni umunyamayeri nibiba ngombwa bari abantu bimitse ibintu byo kuregana ibyo byose ndabizi yego biri hehe biri ndani ya device nakubwira ngo menye ukuntu bana n'abantu n'umuntu uzi kubana n'abantu n'umuntu uzi kugarida image ye n'umuntu umenya ahantu agira amarangamutima n'umuntu biba ngombwa akajya mu rusengero agapfukama agahereza Imana icyubahiro Melody ni he yagiye agahereza Imana icyubahiro ngo naho ngo ariko ngo yabikora sayo mayeri kubatabyerekana icyo si ikibazo yabyerekana ate yisindaganiye no ndakubomora inkuru sindirimbo baburetse ni indirimbo yego ibyo tuvuga abaririmba abandi bantu ibyo tuvuga nibyo ducamo nibyo tuba turimo nibyo dukunda iyo na mbere y'ibyo ngibyo duhugiye muri covid yaramanukaga agashingamo amapoto na Mr Kagame okay urakoze cyane kwa Jarasi ejo nzahabomora mbabwira uburyo yatandukanye na Mamira Diva nkubwira icyana cy'imyaka 22 bari kubana mu uragwa kawo ntunera umujinya umwana ariko ndumva afite imyaka yo gukora ubukwe utari umukobwa w'umuhungu none umbwira ukuntu ari ku rwego umuntu namusura aramusura ngweki muri aparitoma yuri yamwa uvuze iki uri kuncyushya Mamira Diva yamaze kubera iki kumwe n'undi reka da Melody ari kumwe n'undi mujene hamwe yabaga asemana birababaje hari si wese uri kubinzanamo iyo sineyo nkuru nashakaga Emirene abana bagize igitaramo Festina na Dorcas uzi cyabaye nuko Emirene yaciye urwaho mikoro bari Camp Kigali akavuga ati uyu Philipito wambanye ku isango banjyana muri gereza nkubitamo iminsi 2 ndataha mugabo arambwira ati none hitamo urakora televiziyo urajya kuri YouTube ahitamo YouTube kubera ko Philipito yari yarengejeho senkani amuzana The Choice aramutungana murema buri icyo gitaramo afashe mikoro ati we Philipito utahaye abantu wowe uri ingona aho niho mera ikibazo cyane nkakubaza ngo Emirene ashumbya abana Emirene ni umukozi w'Imana ni umuhanga ni nka The Ben amenya ukuntu ashepinga ibintu byo bya Morodekayi ni igihe ashaka kuza mu ijambo ry'Imana iyo yaje mu rya Satani azari kaje amakokero ntukancemo Emirene asengera he icyo si ikibazo cyoroshye nkuko nakubaza Kadogo ukambwira atasengera zayo ni nkuko nakubaza Jarasi ukambwira ati bwana mu Yehova ibyo si ibintu byoroshye ngewe si ndi umupresbyteriye uri aho ngaho ugendana n'imirongo umuhakanyi w'umuprotestani se ugendana n'imirongo migari Emirene ko ashumbya abana b'abakozi b'Imana asengera he mbikubaje inshuro zirengenye nawe nturahamenya rero hera aho ngaho buriya ngo Imana ntirenganya ivomerera imvura mu babi n'abeza mu mirima y'abakina baki Imana rero ishaka kugukoresha kugira ngo ubake abarore cyangwa urugero fatizo ku bandi cyangwa ubikitegererezo cyane ikaguha experience kugira ngo igire abandi bantu yigisha experience ya Niyo Bosco umwana wifitiye ubumuga yamwigishije iki ageraho amugaraguza agati Erikada iyo ibintu
iyo abantu bari muri business biba bitandukanye na emotion z'abantu ngo ni ugufashanya. Emirene nta kintu yamariye niyo Bosco kukivuga ngo yamugaraguje agati, ahubwo hazamo ibintu byo gushaka kwikubira ngo kumva umuntu ngo ari kukurya. None se batamuryaga ubwo ahari none hari hehe? Usiko musetse ari mu bishimbo, naragufashe ari mu bishimbo, nta kintu ufite aguwe si umukoshi, usiko uriya we si umukoshi. kuburyo ibintu byose reka ngasoze. Yego gasoze. Niyo Bosco yatunze Emirene ari music machine, baburetse gato, ari music machine, ari impeccable mu muziki, kugeza ubwo ejo bundi yagiye kuri The Choice asobanura indirimbo Bruce Melody yamwishyuriye kuva kuri 0 kugeza, warabyumvise baburetse. None se iyo ndirimbo ntago Paris Saint-Germain yayishyuye amafaranga, Emirene amafaranga yamuhaye umwana niyo yavuze. Ejo bundi nkubwira uburyo mucuti wanjye Belinda niyo Bosco yamunyujijemo. Uri kuncecekesha ibiki? Kumvikane nyine mwimane ibiki? Ntago Emirene yagiye akagwatira za Spotify, ntago yamwishyuye. Amuhamagara muri interview akamubwira ngo mbwiza ukuri indirimbo yandikira ngahe 800. Ntago yibuke interview. Yego indirimbo zose zabare abana n'indu zandika niwo biyandikira. Yitwa niyo Bosco. Yego ubu hari kagikeri keshatu yamuhereje. Nimba abana barengeje indirimbo, nimba bari gukora amatuwa ni izina na Philip ajya kwita ingona yamuhaye izina. Ibyo bimenye. Ubwo rero umuntu nawe biriya bintu yigira ngo kasha amakuru. Ubwo ninduri selfish rero nyinjiza kuko mbihereye kuri The Ben gato warusha ubwenge Melody akaba yajyana agahereza n'Imana icyubahiro. Kandi bose bakoze n'indirimbo nziza, umwe akaza muri ndaje undi akabihengeka muri nzagumugisha Giswahili n'ibiki arabinegeza. Nzagumugisha statement ntabwo ngiye nyemera. Nta kibazo umuntu asengera suko adasenga. Ambwire wowe umunyamakuru yapfukamye mu nzu yari gusenga muri uri yasengera online mama shenge. None ni bya bindi internet yazanye ngo icubucuti. Ubu ngubu usigaye ucatinga n'umuntu ukamuhamagara video call bikara. Umunyarwanda yaricara avuga ngo agaki k'ubucuti kabagara. Umukozi w'Imana rero Dawidi, umukozi wa Yesu, abandi bakozi b'Imana bari kunenguha. Hindu gutenguha. Ceceka none umwinjize. Ceceka mwinjize. Wananiwe kunyinjiza. Mbere yo kunyinjiza mbyuke ngirenya sange byacitse byadogere imihanda hamaze gushya. Imihanda mana y'isirijo ama space za TikTok mbona icyongereza cyiza, wasushatse wagisoma mu Kinyarwanda, ushatse wagisoma mu Kigoyi. Today the life I'm living is not the life I chose. Ubu rwose ubuzima ndi kubamo ntago ari bwo buzima nigeze. Yari sezerano se bimwe nigishije n'igicupuri. None se wari wamenye wabyanditse se nakurikiye nge n'umukada. Yego ngo I'm living in bad situation and I didn't deserve this. Ndi kubaho mu buzima bubi kandi ntago rwose nkwiye ibi ngibi, ntago nigeze mba umuntu ukwiye. I know I made a bad decision in my life. Ndabizi nakoze iki, umwanzuro nafashe imyanzuro mibi, but it's okay. Ariko God allows some things to happen so we can learn. Imana yemera ibintu runaka ngo bitubeho kugira twige. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. Narize cyane. Nta wundi mugabo uzigira wongera kumbeshya ukundi mu buzima bwanjye kugira nyine agira ute abe yabusenya. The next man I chose to be with, umugabo ubwo mpisemo cyanzahitamo, sibyo? I will first get to know him well. Nzabanza mumenye neza, know his family, menye famiye ye, and know everything about him. No one will ever use me again. Nta wundi mugabo uzongera kunkoresha. Ibyo byari biri kuri account cyase kuri story y'uwitwa Ishimwe Vestina, cyase Ishimwe Uwedraogo Jarike Vestina. Mana y'isi n'ijoro, numva public opinion abantu benshi baravuga. Erikada iyo nkuru wayibonye?
nakundaga kubona comment y'umuntu witwa ngo Simbakunda avuga ngo umugabo wa Vestina ngo nago ngiye mukunda, nkabona indi ivuga ngo ngewe ngo nago nkunda umuntu wahaye passe Vestina. Undi Vestina umwana wari urangije segonderi ninde wamuhaye passe? Yego sinshaka kwinjira mu mateka, yego ko ngiye ngomba kuza nitonze, yego ntatanguranwa inkuru, ko ngewe hari n'igihe niyevariwa nkabona nta boss ngira, wanshyira kuri pressure, vuga ibinshaka, kora kuri amasa, nge nditonda nkaza kubera ko mba nzi kwiyongeze mu mahina nde kuri imyambi. Yego iyo ne editorial line yanjye cyane. Abahubanutse rero reka nze mbabwire icyabaciyemo, nge nisubirire gatoya inyuma amasegonda tutabitinzemo. Yego nge ndi kumwe nawe twaje dufite testimony, ubwo nuyibuka uraza kuyimfasha ko tuyisangiza abakunzi bake podcast n'abanyarwanda muri rusange. Bampaye amakuru, abafamiliye be, menya ahantu Vestina yigaga, nganira n'abantu bararanaga, menya izo detaye, bamwe ngenda mbavuga abo bana b'abakobwa biranababaza. Yego banandikira na Jaras ati nyaboneka ababyeyi bamenye ibintu mukada yatuvuzeho, menya n'uburyo Wedra ugatigeze yifuza ko ubukwe bubera mu Rwanda kubera araza abana ari kujandukuramo umwana. Izo detaye zose nagiye nkora izo nkuru. Aho nta n'ikibazo mafite. Haciyemo iminsi ibiri nibwo nakiriye amakuru ndi kumwe na AI w'abanyarwanda bankomfiri mu buryo Emirene yinjiye muri aka gakino nkuko ajya kudiringa kontara zo kwamamaza, aricara ku meza diringa na famille diringa na Wedra wogo kugeza ubwo bambwiye after 2 days bro ubukwe burangiye, barambwira ngo divorce zaba barabipanze, niko game imeze. Baburetse ndatokesha ndavuga ati mu izina ryande hoya kandi myibuka wahise uvuga ngo mana isi nijuru yibibaho murabagome umuntu wubatse amakado yatanzwe, iki ni ikintu koko umuntu apanga bajya ku meza. Yego icyo gihe rero nari maze ibyumweru bibiri menye inkuru uburyo umuvandimwe yanimwe ababyeyi baba Musanze bazana inyarugenge ni kamare Gasabo, harani muri Gasabo Narcisse Kat ariko muri nari mvuze Nyarugenge Gasabo na Kicukiro bari abagiye muri Gasabo. Yego tubirarebe bivuga bukwe bwari buhenze ariko atari cyane, nuko bwari abastari, stream yabo yari iteye ubwoba kurema yimpaya. Numva iyo nkuru ndatokesha, icyambabaje nuko umuvandimwe we yimpaye bwacyaye hadeka tutagira idini nawe ni nka Melody abarayibaruye. Oya byara ntago bicemo bu AI oya bicemo ngenda byibuka batubwira inkuru ugwa mu kantu uravuga ati ntago bibakozi wa satani, uravuga ati abanyarwanda narimenyereye amapranka bigenze bitya bankozi ibi miliyari ndayisinyiye. Yego wabyumvise wumva ngo gukara nta gakino ngo divorce ngizihuta. Izihuta ni ibintu bapanze kugira ngo abanza batere iteka ahera ku babyeyi bakonvenka. Ntibari bamuzi imyaka yese ya Vestina, generation siye, nta nubwo mental, nta nubwo na business wise ikintu cyari cyo cyose nibaho na culture simwe. Yego ucyumva baburetse abantu benshi bavuga ibintu banavuga se ubundi bamenyaniye umwana uva ku ishuri yaza muri vacances akora imiziki. Nemirene Morodekayi wagiye abijyamara diringa yari yarafashe yego ajya kubimumenyesha nge nkunze umwana we niwe manager we mpuza nawe. Uretse waza ukavuga ngo nkunze umwana ngo mpuzana nyina, bihera kuri manager. Bizeraga bafata nka daddy. Yego turi kumvikana. Ndabyibuka Erika naratokesheje deka tutibere katika tutagira idini ku cyumweru nta misajyamo yarayimenaguye nifata ku munwa. Ariko umunyarwanda w'umunyabwenge yaravuze ngo urushyize kera ruhinyuza intwari. Ndebera sindinjira mu nkuru. Yego Emirene muvoma ze nzose ndazizi, ni umukozi w'Imana ariko hafu ntazakora ikosa ryo kuntera umujinya ko ari abanyarwanda bacyabanyizera bazi ko nanjye yongeye kumena inkuru mba nayitoje kugera kuri Mama Vigizi yasohotse mu rugo gute. Hussein Traore ntabyaze
oya nta kigomegome hano turi mu bakozi ba data rero ke podcast nzagera mu karima kanje ukora ibara ntabara ngenda kumira ibi byose twari twarabimenye kugeza ubwo abantu bampaye amakuru bakambwira ngo Emirene byararangiye Canada aragaruka gatoya so ataje kudepoza nk'abana asubireyo bampereza ukwezi kwa kabiri iyo nkuru nigeze nyimena cyangwa ngomba kuzayimena mu kwa mbere ko mbashaka inkuru ziburi byumweru bibiri yego ngo zisohore yego uranyumva neza cyane Erikada Emirene ibyo yaciyemo uburyo yabanye n'umugore imyaka babanye umwana babyaranye ibyo byose arabizi umwana we yarari mu kigero ni generation ye imyaka n'imwe barabiyobewe ntago ari wo kwafa wanyina ariko cyangwa nawe usuvuga ibya yewe aya makuru mba naragiye nyavuga reka nk'ubu urugero Poppy wumvishe nk'amagambo mba narakubwiye mu minsi ishize erega nawe ngo wigize AI ngo ubundi ngo meteo ngo hanagura abantu ibya jya ushyira mu nyurabwenge uvuga ati uyu nguyu ni uwo kugawa uyu nguyu ni uwo gushimwa oya nikirayiki oya kada reka nkwibutsa amagambo nakubwiye kanyakumbi abanyarwanda baba batwumva baburetse wumve icyo kigaje kumenya karacyarimo nta karimo iyi ni nkuru ya Miki aga areje nta makuru ari imihanda se ariko ko yanyereye akavuga pe aho ntiyari yibagiwe ko bari kuri mikuru nkazana ayo makuru y'abanyamakuru byibuze abastari bo uri kumva aka kantu nkizemo ka Emirene wakoze ikiganiro ndi kukumva kiyatombotse se ni umuvugizi waga baburetse wumve hari akantu nshaka kukumvisha hano umva bya interview iri kuri YouTube arambwira ati Emirene dore aracitswe nkaho yavuze izina ry'umukobwa ahita avuga ngo be none sibyo sakoka ngo ibyo ngo ni ibintu bisanzwe umuntu ufite nkaho yavuze ve avuga be umuntu ufite umugabo washyingiwe wowe uri AI ari kukanyumvisha uburyo ari ibintu ndeka mvuge oya baburetse kugeza ubwo umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga umuntu ubahesha amatelefone umuntu umenya ahantu bakora interview ni Emirene ku buryo post ijya atayizi baburetse ndahagera mu mahina Emirene aba bana yabahawe na Samu Gakire akorera urugendo online TV interview yabo ya mbere bayikoreshejwe na Samu Gakire inshuro yagiye yinginga Emirene ngo bamu interview bamu blessing 0 ni kontara na amasezerano ariko abajyana kwa Sabe Emirene nta dini agira ahantu umuntu wamweretse abana wambabariye dini ararigira gitwa ngo iki ni umumeto ni umuyisilamu ni umukatolika idini y'urukundo yego akunda nde akunda niyo Bosco yaramuzanye akunda amukorera kigomegome akunda Chrisizi yaramublessinze ndeka nihereye inyumuriya ni Junior Giti se Junior Giti bahuye se Junior Giti bahuye adakorana na Irene yamuhereje akahe kazi sibyo kumukoresha uburoko bwo kujya ku editing nta video yamukoresha nta zina ryamuhaye se yihorere ni izina nanjye ntago nzongera kuguhemba uzajya ukorera ubundi muheshe izina we muheshe kubyanze kugize ubwoba naguhesha izina sezeri umva nkwibwirire umva nkwibwirire 2 weeks ago bari Canada Emirene yaracitswe nka yavuze TV avuga be ibyo bintu ni coincidence tubyihorere ni uba managinga ni ubarebera karyo ni umenya ahantu bajya none Emirene azaba yihe nama yindi atari ugutoroka kwari yari gupanga kwari yari gupanga none abana batublessingaga bamenagura za East Africa nibo banagiye kujyana rohe hari ubu nta kintu twakigira kuri The Ben na Meddy icyo yakuyemo ni depression yo kwigira mu mujyo wa Yesu The Ben icyo yakuyemo nukuza agakambika inaha katkati aba bana batublessingaga bari muri top 2
usibye amarangamutima wavuga ati yenda izi ndirimbo za Okovu zaba yenda cyangwa se ukavuga kuko mbonye wari mu gakangarake aba bana bapushingaga na Aline Gahongayire yari umufana iyo bakoze igitaramo Aline Gahongayire ntabwo performinga ahubwo aza nka MC yego none aba bana agiye kubigisha se gutoroka oya isomo ryo gutoroka ntabwo agiye kubigisha none umuntu siwi koko ari we wabyanditse Yego. naje mvuge verisiyo yanjye koko kubera iki yaba bivuze atari mu Rwanda nuko yaba atazagaruka nuko Edraogo yamukoze iki nabonye kari umunyamakuru nemeraga abaratangiye aravuze ati hari na video bamuca inyuma zagaragaye zijya ndatokesha Yesu we mbabarira ndatokesha yego mbere y'ibyo ngibyo bakiri no mu Rwanda ntago yavugaga abwira Dorcas ati njye nanaguhondagura uramutse ushatse izo tantasiyo twagiye tuzibona none nimba kuko haje iyi statement ni ukuvuga ngo hari ibyari bimubangamiye nyuma y'amezi 5 akoze igikwe agenda aca amarenga biriya nabyo adataka urugo rwe atavuga ko ari paradizo adahereza bizu umugabo we kuri airport bizu ni icyaka umugabo wawe kandi ari umurokore iyo ndeka iyo minyona gushyingiye nakubwira ngo umukobwa wa Yesu mwuburureho ivara umuhobera umusome baburetse ariko imisatsi inyereye yarumva ari ubukozi bwa Yesu ariko gusoma umugabo we ni sacrilege wumvise ibintu ubushyigikira sacrilege Yesu wumvise umujyo wabo akantu kaba kagaragara sibyo se mfura yego ndakumva Emirene rero ashumbye aba bana ikiba cyose niyo yaba atari we wabyanditse ariko ninde wundi ufite password ninde wundi ukina game ninde wundi uvuga ngo ndekure Sambaratika ese wakurikiranye amakuru usanga ibitaramo bya Vestina na Dorcas byabonaga sold out ntago ari soda ntago bya avura antene nta sera utise bagiraga ubu ngubu sibo bari ku mihanda nyamara ni umuntu bita yamano yaraje akora tushe kandi tushe gari penalite ikabarebera mu mboni za kure muri za radar muri showbiz baravuga ngo trend yazamutse ngenza nka Rusezera Mayina ndababwira ngo ikiraka giteye ubwoba rase miliyoni 8 yari kubona bihwanye na trend yagiyeho trend nziza abana bose turakubita imyaka 5 bavuga ati umuntu w'urukoza soni ninde biya kigomegome wabyumvise yego none inkuru nzanye muri kwa kugenda buhoro muri game abandi baje bavuga ibintu ntago ari bibi genda banza nihamagarire za Montreal cyane ngo za Edmonton ngo za Ottawa hose ngo bahereye Vancouver hariya n'inshuti mafite ubundi umuntu uzayuma inkuru nzanzana namuvuge hoya azajya apfa se sosi jyu yihisha azajya apfa oya jyuhisha aho barira si mazi bakada jyuhisha sosi niko bigenda inkuru ni kimwe nakubwiye bya grazing iri ibagaburira eventise iri ibagaburira batekereza ko cacaka so kugiye kubyica kugiye gutoba nta kibiri ase biba bibwiye witoba nje nimba mbonye sosi y'inkuru nyemereranye bomore umva mwibwirire yego abatica bitwa ngo batica Karegeya baridemaritse bateho baridemaritse hama Maskovi bateguye ikiganiro bagiye kumena ngo batanga inama umwana baya Kabarore mwigire kuri uyu mwana mumenye umuco wanyu kudahuye n'imico y'ahandi yego mumenye ko iyo umuntu akurusha imyaka 10 abakuruta bikomeye cyane mumenye ko umuntu ahinduka yego ibintu Vestina yaje aravuga ngo kubanza ngo ko azitonda akamenya umwana w'umuntu uzicara umumenye Emirene se uramuzi Dorcas se uramuzi Dorcas Imana yamuhaye agakiza ku buntu mbere yazaga mu biganiro n'agasuzuguro ubu none ntako nkibona umuntu arakura ntako wabonye se nabyo ugiye kubyitambikamo tekereza ko abanyarwanda badafite umva mwibwirire turi muri concert ya yebo ibi bintu byabaca intege ibi bintu byabangiriza muvoma cyangwa bikaba boostinga abantu bakaza ari benshi ntabwo ndeba future birabicira none nge ndeba future kumira kubera ko umukadanje mu yandi makuru nicande yita breaking news ko abari YouTube amaradiyo yakoze inkuru za Kiss FM morning nibikizabyuke kuri Vestina SK FM yayinyuzeho
none Yego. si uri trendi Yego. si ugezweho Yego. asimbuye ya mpano na Kejo ni w'inkozi y'ibibi Na Bill- tekereza ko kumara imyaka muri game na Bill Ruzima asuri mu biki ese kuki wari umwe nase umwana nk'abandi kuki se wari umwibaga banga topic kuki wari umwibagiwe iriya ya Bill Ruzima Eh. izamenwa na Bushari Gutunda Riderman bayinjiremo oya si umujyo wanjye Yego. mva nkwibwirire Yego. hajeho trend ya Vestine none birabarenze aratinyutse aravuze ngo ntabwo ibintu yabonye ngo bamuhakinze si we wabipostinze noneho kigomegomeye nta nama yari ya Emirene umukozi wa Yesu oya baburetse umukozi tubwiwe n'iki se kuri account yo kuri Twitter ari y'ubu hari yese he ibyo bya IG nimba ibintu biciye IG ni post imwe yonyine bahise bayigusubizamo amashenge cyane ubundi ntibarayimusubiza none se haciye Ese ishyano byasubwiwe baburetse nande? Byasubwiwe nande? ahaciye ishyano Yego. kubera icyo atari we yacishije inkuru nziza wenda na baburetse yego iyo Twitter asanzwe ari umuntu wa Twitter wanyereka izindi post ebyiri ziremereye yahacishije iyo Emirene ashatse okay tureke Emirene iyo aganamiki bagiranye ikibazo bashaka kwibomorera umuntu bahita bakereye indi YouTube channel nshyashya ikaba ariyo ihita yamamarira kuri icyo kintu kidasobanutse yego Emirene nuko akora bagiye kuboostinga se Twitter ye oya ntago tubizi yaba ari imibare ntago tubizi mibi so miyo post ije nonaha ivuguruza ntivugururize kuri IG bayizana kuri Twitter noneho dutangira inkuru Yego. ubu nibwo tugiye kwita Yesu mbega kada yisome iyi post iraje ni yo kuri X iravuga ngo ni kuri account yitwa Ishimwe Vestina nta kwa kundi wasomye kuri IG yitwa yego sawa yitwa Ishimwe Vestina naho yego ntago amazina yari hariho Wedrawogo ntago bikiriho n'amafoto y'ubukwe byose yakuyeho Yego. n'uwo muntu wabikuyeho baburetse noneho aranditse ngo muraho neza abakunzi ba Vestina na Dorcas by'umwihariko abakunzi ba Vestina agatangaro ndi hano kubasaba imbabazi kubw'ubutumwa mwabonye ku rukuta rwanjye rwa Instagram mu by'ukuri nanjye nabibonye nkuko namwe mwabibonye kuko IG yanjye yibwe n'umuntu utaramenyekana ibyo mwumvise byose sibyo arabihakanye utingari baburetse tukiraho yego iyi niyo game hari parametre nagenda mvuga zagiye zituma game ibiha ikonja Yego. kubera ko bidatinze ntago hashize isaha z'ukuntu internet inyerera Yego. ngo ajye kuri iyo Twitter iri mu maboko ye avuguruze ngo bamwita Emirene hategereje igihe birasakara Karege abanza bomore inkuru igera Sophie abanza bomore njyaho mukada bazancuka bariya umuntu bita disi wanjye Yego. byabire byaciyemo insara aravuga birabe byuye bibaye ari Frank kubera z'ibiganiro birenga 5 yakoranye na Emirene yagiye kumusimbura kuri The Choice Yego. abamuzi baramuzi usibye wowe utamuzi oya nanjye ndamuzi kugendane Gake, umuzi wiki gake aho niho nahereye umuzi Zikarimo wiki apanzi. gumaho Yego. utaza kurenzaho nk'ababara gumaho ni mapanzi mva nkwibwirire Yego. aba bana Emirene yababaye hafi kugeza ubwo wininze umutima wabo kugeza ubwo abagejeje ku bintu byose abashakisha ishuri Yego. basaga bakagera ku rwego barariwe kubera ko yakonvense ababyeyi bazi ko ari daddy kandi koko yari daddy bakarariwe bakajya mu gitaramo apana hoteli Yego. bakarariwe akabajyana ku ishuri bakarariwe akabahereza amatelefoni Yego. yari daddy yari yarabawini Cyane. uriya abakoresha nk'ukoresha telecommande kuri remote control Emirene Yesu na Philipita baragundagurana bugacya akamusaba imbabazi ati ntabara ngo yenda kumutwara wigisha umunyeshuri ejo akarangize kuri icyo kigo akazaza akakubera deregiteri kuri icyo kigo Yego. ukiri mwarimu oya ariko niko life imera icyo cyamubayeho niko sha life imera twinjiye mu nkuru nshyashya noneho tujemo nubira sibyo mfura ari cyo wabagaye na iri joro icyo mvuze uri kucyumva oya cacika wikomanda urakomerekeje wabagino se oya uri mu biki ariko wabagino ko yadeviye wakomeje wambabari wabagino rero Oya, ari mu bantu waretse. bagaraguje agatemirene Waretse. ngo daddy yirirwaga mwita daddy
noneho amukubise uw'inyuma yajyaga muvuma akamusebya, ariko ubu koko ni igihe cyo niyo umuntu atagwa serivisi niyo ataguye ifunga ese nibatangiranye ntawuvumiwe Imana icara wige itavumye akoreraho. ese mbwira abantu batatu bashimirene, akoreraho tushe abantu batatu bashimirene ni bande? Waza gukubitaga ko ni debeni Decadence yahise itangira amushuka shaburiya nemirene sinayikoze si yo nkuru bamushuka. Umva nkwibwire powe yego nuko aba bantu nta muntu uvuma w'Imana itavumye. Aba bana bafite igikundiro, bateka inzova bagabika man bamaze imyaka hano mu Ruganda, viewership yabo iteye ubwoba. Uburyo abahanzi zatize East Africa mu Buganda Kenya, bari abana bari ku rwego bari receiving 6 million kuri Blessing. Umuntu akicara ibura yakohereza 5 by'amayero bivunjisha zingahe ngo ni Blessing, abana bakayakira bano bana babiri gusa urwego bari bamaze kugeraho. Ese koko ntagwedera ubwo yabatuje? Nicyo gihe cyo kugira ngo amusezere mu gahinda gakomeye kuri airport, nicyo gihe cyo kugera agere Canada. Abantu batangiye no kuvuga ngo Vestine yaratwite, iyi stage yarase, ni ukuvuga ngo hari n'ibitari byagenze neza mu nda. None agarutse arekura statement barayivuguruje. Ubuzankuru z'ababavumye z'amasomo yakuyemo mu cyumweru gitabazagaruka mu Rwanda yisubiranire na Wedaraogo. Yego tubitega amaso tubirebe. Batagarutse byuzemera ko tubikira kuri Emirene nabyo tuzabireba. Ariko nawe ugomba kuba nk'umusesenguzi bavuga ati my prediction iyi ngiyi. Njye umva rero nkubwira, ni ukuvuga ngo iyi poste ivugurusha abantu bose baje ku nkuru yababwiye ati sinjye biriya ntibiri mu mutima wanjye. Njyewe nzajajinga ibyo bintu mbibonye agarutse ari kumwe na Wedaraogo cyanumviye bari gufayiringa divorce kotinga umukada. Iyo umukada yinjiye ababwira ngo sezerano niho twese duharanira kugana, bavuga ziriya nkozi ntago ari twese. Yego nkirebera abapiyoniya ukemera uri Safi Madibuga sikamu umugore utamukunda, ariko kugira ngo unyarukire hariya atama clip ariho za piscine hano mu Rwanda mama yake yamuhaye. Urabyibagiwe? Ari Sudi yavuye mu gihugu cy'u Rwanda hatari the number one muri showbiz. Kimi Gatete wanje wari ku makayi mama Shenjo Olivier Karekezi, uyu Prince Kid si yari intare, ariko we mukoshi ibyo nabyuze mukoshi tuzakabanamo intare wabigize akarima kawe wibigira akarima kawe kwivugira intare. Iyo nigisha sezerano nkababwira ngo hari abantu bahagera bakizirika mutekereza ko medata abatarigishije. Wedaraogo yabura ibiciro byo kuba Canada, yabura iyo nkuru narayimennye vuga n'uburyo bashaka kuzajya hari. None Emire nazanye mu mayera amenye trendi, ariko koko Vestine abanye neza na Wedaraogo nukujye kuvuga tuzabibona. Oya ikintu twanarije video imvugo ze nyine uko ureba nyine language, body language sha ntago wahamya ngo ni 100%. Nyine udutamo hari ikitagenda neza tutazi biri. Reka nkumira inkozi y'ibibi yambwiye ngo bapanze umugambi mubisha wo kujya bazadivorce bagabane za miliyari. Uwo mbanze nkuvume vuma ndawuvumye kuko barawumaye nkuwabwa n'intare. Dekati buke mbona arawunanze arawumenaguye n'ubu ndacyawuvuma n'ubu ndacyawuvuma sibyo. Ariko noneho tugaruke kuri Emirene. Urambwira ngo birarangirira ahangaha gutya gusa, abantu babasebeje biriwe berekana ko umwana yataye umutwe, none bagarutse bavuga ngo sinjye. Nuko nguko ujye kuvuga. Oya none sari cy'abantu nta kintu abantu bamukoze. None rero kotinga umukaduba uvuge ngo yagumayo yabana na Wedaraogo, ariko sezerano nta wigeramo ngo agira ate. Ndetse n'ikimenyimenyi yarahageze abanza kwisasira ku makaro yiyorose ikiringiti ko atazagaruka ngo kanu kazuba. Icyo kintu turakibona. Statement yasohotse yerekanaga ko noneho umugabo wa kabiri azaba muzi neza yamwizeho. Hari n'abagera hariya bagashyingirwa. Ubu uwitwa Kenisoru breaking news yavuye mu Rwanda afite mama yake. Igitaramo cya mbere abanza kujyana n'umuvandimwe wa Mutayo aramutorokesha. Ubu tuvugana ukuntu ukwezi kwa kabiri ariyo kwa makuru angeraho yizewe
hari umukobwa bibanira ntabwo bari na mama yake. mu gihe murangariye Festina na Dorcas ibiri kubera Canada, nge nahengeka nce kuri wingi ya 11 mbabwire ko uwitwa Kenny Sol nyuma yuko aseze umuherwe, nyuma yuko Coach Gaël muhaye akayabo ngo amuhe bizi yo kwitama. Wumvise game yambabari, wumvise yamuhaye bizi ataramusinyisha, aramusinyisha amuha akayabo, yarakoze ibyo yishimira, byarasotse biri hanze ntumburanye. None arabasezeye, arakimbagiye, yateguye ibyangombwa urugabamo Montreal. Ntago mvuze Quebec, simvuze Ottawa, simvuze Toronto, simvuze Calgary. Urabona nta bwenge mfite kwa soka mu rugo rusokamo ikindi cyuki. oya bari yasobe inspira babana. Emile Nemene umwandiko we nkavuga uburyo bana muturumbo yari yariboneye mama yake. Uwo mwandiko mutekereza ko utari kuri Jaras official? None ngo niyo mayeri barimo, none iyi niyo trend barimo, none nje kuvuguruza intare zabanje kwerekana ko yenda gupfa, ndazivuguruje ndababwiye ngo bamuhakinze. Ndetse n'ikimenyimenyi kuri live ya Godfather umuntu yari yaje abica mu marenga witwa nde? oya ntumubwira ngo no. Umusobanuzi wa filime nawe bari Sama aravuga ati nyamara uri yasiwe iriya tushe si n'ahantu yize ntago ari ku rwego rwa kiracyongereza, hari nabazaga basebya. Nta kibazo ibyo ntacyo bindebaho, bafite manager wa managinga. Ariko noneho ntago ari byo, ameze neza, yaramushyigikiye, niyo yaguma Canada umugabo we yahamusanga. Koko tubijyane muri iyo context. Yego tuvuge ngo ni inkozi y'ibibi yacerwaho Emirene abiba password abasibye amafoto yawe Daraogo cyane. Wabwiye Dorcas tuzibeshye nkubone ushaka. Hari igihe biba ngombwa ko wiga amasomo nkuko wabivuze. Hari igihe biba ngombwa ko ukina showbiz. Hari n'igihe Satani gusaba. Ayo Yesu Foza nka AI. Yesu kuko umuvandimwe w'umunyamakuru nizera arambwiye ngo hapanzwe ko hazabaho divorce. Ndatokesha Erikada. Yego nuko ngewe nsoje nyuma y'ibi byose bibaye, nyuma y'i statement yasohotse kuri account official ya Vestine kuri story, nyuma y'iyi post tubonye kuri Twitter X formerly Twitter, urumva nirinze kujajinga kubera ko ntago tuzi ikintu kiri gukukingwa behind the scene. Barabiririmbye, yewe nzajajinga, barabiririmbye ibyo wajajingamo byose. Baravuga ngo ibuye ryo kugira gute, ryo kwizera wamaye. Reka da nge ntabwo iyo nanayemera. Ibuye ryo kwizera babanze bakizwe, kuko abana bagira ibishuko byinshi. Abana bari mu myaka y'iki ya teenager n'ibikiyenda tudakomerekeje. Je nabahe turakaririmbo kavuga ngo simpagarara. Wihagarikwa n'amagambo, wihagarikwa n'abiba account. Yego ahubwo komeza ukimbagire. Yego turabyemeranywaho se akantu ku kandi.